Sashimwe cyane abavandimwe inshuti z'umusaraba, nezera Imana cyane ko ngiye kumpa n'umwanya kugira ngo tubane dusangire ijambo ry'Imana, nk'uko nabasezeranyije ko ndi kubategura inyigisho ku gitabo cya Daniyeli. Ni inshuro ya 4 tugiye kubana. Ushize twaganiriye igice cya 2 igendanye n'igishushanyo cyangwa se n'ishusho umwami Nebukadinezari yarose. Tureba ibyari bigeze byose turabicukumbura. Uyu munsi rero tugiye gukomeza tuganira igice cya 3. Njye rero baramusande Dr. MUTAGANDA Marcel. Reka dusenge Imana. Tata mwiza, Mana nkuru, Mana nzima, ndagushimye cyane, gushimiye ko ngiye kunyemerera ko mboneka imbere y'uno mwanya usangira n'abavandimwe bendataye ijambo ryawe. Nyemera Mana nziza, Umwuka wera abane nanjye, anyobore anshoboze kuya mwanya mwiza ibyo ngiye kwigisha, ngiye kuvuga bibashe kunyungura ubwanjye, bibashe kumpembura, kandi bizahembure nazakurikira ubutumwa. Urakoze ko ubyumvise byose, mbisabye Imana kuza Yesu umwami wacu, amen. Amen. Imana ishimwe. Rero n'umwanya mwiza Imana iduhe kugira ngo dusangire iri jambo. Uyu munsi turaganira ku magambo ari mu gitabo cya Daniyeli igice cya 3. Ni igice nacyo kitari kigufi, ni igice kirekire gifite imirongo 30, ndetse hari n'abafite Bibiliya zifite imirongo 33, ariko ngeyo turaganiraho byanditsemo bigera ni mirongo 30. Iyi mirongo rero nasanze nayigabanyamo ibyiciro 4, cyangwa se 4 parties cyangwa se 4 parties. Agace ka mbere ni umurongo uhera ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12. Hagaragaza umwami akora igishushanyo, nk'aho igishushanyo cy'izahabu, cya gishushanyo kinini rwose, gifite mikono 60. Ubundi mikono bavuga ko yabaga ifite santimetero 45 cyangwa se ibice bya metero 45. Ubwo rero mu burebure cyari gifite mikono 60, ni ukuvuga ko cyari gifite metero 27. Mushobora kuzakuba nawe mukareba. None mu bugari cyari gifite mikono 6, bivuze ko ni metero 2.7, hafi metero 3. Cyari igishushanyo kinini cyane. Ntabwo Bibiliya isobanura mu cya gishushanyo kimeze gute, cya gishushanyo y'umuntu cyangwa se iki, ntabwo biri bisobanura. Gusa bivuga ko cyari igishushanyo ariko kinini cyane. Urumva gifite metero 27 mu burebure na metero 2.7 mu bugari. Icyo gishushanyo rero ni umwami wagikoze, umwami Nebukadinezari aragikora. Mw'iyi mirongo rero kuva ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 12, nyine bagaragaza nyine uko cyari kimeze, uburebure bwacyo, ubugari bwacyo, gikoze mu izahabu. Umwami rero Nebukadinezari ararika abantu benshi bo mu byiciro bitandukanye, uhereye ku baminisitiri b'intebe n'abandi bantu mu byiciro byinshi, arabahamagaza ngo baze, mbese iki gishushanyo nyine bakiramye, baze bakikubita imbere, baze bakiramye, bazagisenge, amateka agaragare, amateka akorwe. Igishushanyo gishobora kuba ari cyari cyane gikozwe, umva ikintu gifite metero 27 mu burebure, cyari kinini cyane. Abantu rero baraza nyine barahagera. Kano gace kabanza k'imirongo 12 nibyo kavuga mbese. Akandi gace ka kabiri ni agace nasanze gahera ku murongo wa 13 kugeza ku murongo wa 18. Nk'uko nabibasabye kugira ngo byumve neza, muzajya mugisoma iki gice kugira ngo cyose mucyumve. Ngiye ndamutse mvuze ngo ngisome nkirangize imirongo 30, byatwaye iminota myinshi cyane. Ubwo rero kumwe muzaba mugisoma, ngiye nzamvuga mu nshamake, ariko dushyira imbaraga cyane kubitwubaka, dushyira imbaraga cyane ku isomo turavana muri iki gice. Umurongo wa 13 rero kugeza mu murongo wa 18 havuga Saduraka, Meshaki na Abedenego banga kuramya igishushanyo, banga kugisenga, banga kugipfukamira. Abandi bose bari bagipfukamiye, ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego, nk'uko twabonye mu gice cya 2, bari abantu bamaramaje kubaha Imana,
bari abantu rwose uhereye mu gice cya mbere bigaragaza ko bari banze kurya ibyo kurya by'umwami no kunywa vino ye. Ni abantu bari baramamaje komatana n'Imana. Biracyakomeje rero n'ahangaha baracyamaramaje kubaha Imana, banga gupfukamira igishushanyo umwami Nebukadinezari yakoze. Bamaze kwanga rero, abakaludaya bagiye kurigira umwami, barigira umwami bamubwira yuko hari abayuda banze kuramya igishushanyo. Mu gace ka gatatu rero guhera ku murongo wa 19 ku murongo wa 27, noneho rero byabaye ibibazo Saduraka, Meshaki na Abedenego bajugunywa mu itanura ry'umuriro. Ariko ahangaha Bibiliya igaragaza ko nubwo bajugunywemo, ariko umwami Yesu yabanye nabo, umwana w'Imana yabanye nabo, arabarinda ntibashye. Nimusoma neza muzabyumva inkuru irambuye ukuntu bajugunywe mu muriro, ndetse abagabo baba bajugunyemo kubera ko itanura ngo bari barikajije inshuro ndwi, n'abagabo ngo bagiye kwajugunyemo bageze ku munwa w'umuriro, ibirimi by'umuriro byarabakuriye barashya. Ariko Saduraka, Meshaki na Abedenego bagiye mu muriro ntibashya, ndetse umwami aza kubonamo ishusho y'abantu bane, abona harimo ndetse ngo usa n'umwana w'Imana. Ntimumbaze ukuntu yamenye yuko ari umwana w'Imana, ariko ubwo muri ako kanya yagiriye umugisha wo kubishurirwa, amenya neza ko ari umwana w'Imana. Agace kandi gakurikiyeho rero ni agace kavuga kari ku murongo wa 28 kugeza ku murongo wa 30. Noneho kavuga ukuntu umwami yaramije, umwami noneho aramya asingiza Imana wa Saduraka, Meshaki na Abedenego, ayihimbaza. Tuze kuza kujyamo tubisobanure neza, turebe ukuntu umwami yavuze Imana wa Saduraka, Meshaki na Abedenego. Mu by'ukuri iyo urebye uyu mwami Nebukadinezari, ibi bintu bye bibona bishekeje, ubona ari ibintu bimeze nk'urwenya, aho kandi mu by'ukuri ugasanga binabaje. Kugira ngo twinjiremo turebe neza umwami Nebukadinezari, twongere tumugarukeho. Mu gice cya kabiri twabonye ko yari yararose ishusho y'umuntu ariko ikozwe n'ibyuma bikozwe mu by'agaciro. Ku mutwe aza kuza kubona ko ari cya gice gikozwe n'izahabu. Ko mubyibuka neza, Daniyeli yamusobanuriye ko uwo mutwe ukozwe mu zahabu ari ubwami bwe, kandi ari ubwami bukomeye cyane Imana yamuhaye, ariko ko ubwami bwe buzavaho bugasimburwa n'ubundi kugeza ku bwami bwa kane bugenda busimburana. Ubu rero ahangaha tubona ko yakoze igishushanyo n'ubundi gikozwe mu izahabu. Gikozwe mu izahabu, bamwe bavuga bati ishobora kuba ari izahabu yari isize gusa, inyuma atari izahabu yose. Abandi bati yari izahabu. Urebye ukuntu kingana metero 27 mu burebure, gikozwe mu izahabu hose, gifite agaciro cyane, gihenze. Ariko bavuga yuko yenda ari izahabu yari isize inyuma, ntabwo umuntu yabihamya neza, kuko Bibiliya ivuga ko cyo gikozwe mu izahabu, niko Bibiliya ivuga. Ariko hakibaza ko cyo gikoze mu izahabu. N'ubundi yagira ngo yerekane ko nk'uko yamusobanuriye Daniyeli ko umutwe yabonye ukoze mu izahabu ushushanya ubwami bwe bukomeye, yarongeye kandi ngo yerekane ko n'ubundi ari umwami ukomeye, ubwami bwabo n'ubwami bukomeye cyane. Bituma n'ubundi agira ngo yongere agaragaze gukomera kwe. Iyo urebye hari amagambo yavuze ubwo Daniyeli yamaze gusobanura inzozi. Hari amagambo yavuze avuga rwose ashimagiza Imana ya Daniyeli. Igice cya kabiri turagaruke ku murongo wa 47, twumva ukuntu havuga. Haravuga ngo nuko umwami abwira Daniyeli ati, ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana, ni umwami w'abami, kandi niyo ihishura ibihishwe, kuko ishoboye guhishura ibyo byahishwe. Imana ishimwe cyane. Arabihamya aravuga ati, ni ukuri Imana yanyu niyo Mana nyamana. Ahangaha umwami arahamya ko Imana ya Daniyeli si we gusa yavuze ngo Imana yanyu, bivuze ko ni hamwe na bagenzi be yahamya ko Imana nyine yabo muri rusange. Imana yanyu niyo Mana nyamana, arabihamije avuga ko ari Imana nyamana. Ariko ntabwo ayo magambo yagomugunye mu mutima ngo agomye kuyazirikana, kuko hari amagambo yabwiye asa nk'ucunaguza, asa nk'inyuro yabwiye Saduraka, Meshaki na Abedenego banze kuramya igishushanyo. Ari mu gice cya gatatu umurongo wa 14. Reka tuhasome.
Daniyeli n'ubundi ya gatatu no turi murongo wa 14 katurasome. Nebukadinezari arabakabukana aravuga ati, mbese Saduraka, Meshake na Abedenego nimwe mwabyitumye kudakorera imana zanjye no kutaramya igishushanyo cy'izahabu nakoze? Nuko noneho nimwumva amajwi y'amahembe n'imyironge n'inanga n'isambuka n'amabubura n'amakondera n'ibintu by'ubwoko bwose bivuga, mukemera kubarara hasi mukaramya igishushanyo nakoze, ni byiza. Ariko nimutakiramya, ako kanya murajugunywa mu itanura ry'umuriro ugurumana. Mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Kano kantu gaheruka ni kugira ngo twongere utekerezeho. Yavuze ngo mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Iyo usomye amagambo wumva neza ko ntabwo yarakibuka ibyo yahamije abwira Daniyeli avuga ngo imana yanyu niyo mana nyamana ihishura ibihishwe. Ibyo ngibyo byarangiriye aho ngaho, ntabwo akibyibuka. We yaramara amaze kugira gusa ngo icyoro cye kigaragare, ishema rye rigaragare, abantu yatumiye bose barebe nyine ko abantu bose hatavuyemo n'umwe, abakomeye n'aboroheje, bubaha umwami bagapfukama igishushanyo yakoze. Kubona rero hari abantu banze kugipfukamira, noneho byongeye ari abantu b'abanyagano, ari abantu b'abanyamahanga, abantu baciye bugufi, nyine urumva ko nta kuntu bitari gutuma nyine arakara. Yabikoze agambiriye gukora amateka, ajyana gukora amateka bizamenyekane ko hari umwami wakoze igishushanyo kinini cyane gihenze gikoze mu izahabu, kandi abantu bose abakomeye n'aboroheje ku mugaragaro bakagipfukamira. Ariko ngira ngo uko bigaragara iyi nkuru y'igisomo cyose ukakirangiza kino gice cya gatatu y'igisomo ukakirangiza, ntabwo amateka avugwamo. Inkuru y'umwimerere cyangwa se inkuru nyamukuru irimo si uko yakoze igishushanyo, ahubwo inkuru nyamukuru imwe iki gice kigaragara yuko ni abagabo n'abasore bajugunywe mu muriro barangiza ntibashye. Niyo nkuru nyamukuru, ni abasore bajugunywe mu muriro barangiza bakavamo badahiye, nta n'umwotsi w'umuriro ubanukaho. Ubundi niyo nkuru nyamukuru iri muri kino gice. Kumva rero ko hari abantu banze ko umwami akora amateka ahabwa icyubahiro n'abantu bose, urumva ko nta kuntu nyine umwami atari kurakara. Yibagirwa rero ibyo yavuze ahamya imana ba Daniyeli na Saduraka na Meshaki na Abedenego, arabyibagirwa. Hano avuga amagambo avuga ngo mbese imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ibyo yahamije arabyibagirwa, avuga ngo imana iri bubakize amaboko yanjye ni iyihe? Ariko imana yari ihari kandi yarabikoze. Noneho rero umwami aza kuza kubona ko noneho rwose imana ya Saduraka, Meshaki na Abedenego koko ihari kandi ibasha gukiza abantu bayo. Amen. Ikindi, iyo tubona neza ko iyo tugiye kwandika kino gice tubona amagambo kandi umwami yongeye kuvuga. Cya gatatu n'ubundi mu 28 haravuga ngo Nebukadinezari aravuga ati, imana Saduraka na Meshaki na Abedenego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari imana yabo. 29. Nicyo cyatumye rero nsha iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi imana ya Saduraka na Meshake na Abedenego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni, imana yacu ishimwe cyane. 30. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedenego mu gihugu cy'i Babuloni, imana ishimwe. Iyo ugereranije amagambo umwami yongeye kuvuga ukageranya n'ubundi n'amagambo ari mu gice cya kabiri nk'uko twabonye ku murongo wa 47, ukageranya nayo kandi yaravuze mu gice ku murongo wa 15, usanga ko umwami Nebukadinezari yari umuntu utaguma ku ijambo. Igihe se namutako yari umuntu w'indyarya,
nta mugereranya cyangwa se nk'umuntu ushimira ubitanga bashimira mu iriro. Umuntu ushima akibona ibisubizo uwo mwanya kandi abantu babaho akimara kubona ko Imana ikijije abagaragu bayo ikavana mu muriro badahiye, yacitse urondogoro avuga amagambo meza yo gushimagiza none Imana Saduraka na Meshaki na Abedenego. Arayishimagiza rwose, arayishimagiza, aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego ni ishimwe rwose, kandi ngo ace iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzayivuga nabi akavuga nabi Imana Saduraka na Meshaki na Abedenego azatemagurwe kandi urugo rwe bazaruhindure nk'icyavu, kuko nta yindi Mana ibasha gukiza ako kageni. Aha ngaha tubona neza yuko yari yongeye kandi gushima Imana, ariko yishima ari uko abonye ibyo ikoze. We ko ari ugushima ari uko abonye ko hari ibyo Imana ikoze, ntiyashobora kuba yazirikana ngo avuga ati ubushize Imana y'abagabo yakoze ibi n'ibi iracyafite imbaraga yo kuba yakora n'ibindi. Ntiyigeze yibuka yuko iyo Mana yasobanuye inzozi Daniyeli akazisobanura ko iyo Mana kandi ishobora n'ubundi gukiza Saduraka, Meshaki na Abedenego. Noneho arabibonye, arongeye kandi havuze ati akiteka ngo umuntu uzayivuga nabi ngo azatemagurwe ngo niwe bahindura icyavu. Ibi rero niho mperaga ko yari indyarya, yari bashimira mu iriro, ntabwo yigize rwose azirikana ibyabaye mu gihe cyashyizweho Daniyeli yamusobanurira inzozi n'ishimwe yashimye Imana ya Saduraka, Imana ya Daniyeli na Saduraka na Meshaki na Abedenego. Imana idufashe cyane. Icyo mbona cyo rero, kuko turi kuvuga kuri uyu mwami Nebukadinezari, ariko nyamara kandi hari natwe muri kino gihe hari abantu bibagirwa rwose, Imana ikabasubiza bagashima umwanya ikibasubiza, uwo mwanya bagashima ati Imana irakoze, Imana igize neza, Imana ihabwa icyubahiro rwose, agasaba amashimwe rese no mu nzu y'Imana, agasimbuka agapfukama akigaragura hasi avuga ati Imana ikoze ibi, Imana ikoze ibi, Imana ikoze ibi, kubera n'intambara arimo, kubera urugamba arafite, icyifuzo arafite cyari kimuremereye. Navuga byinshi, nagiye mbona bamwe, nze kubona umugore wari wabyaye yaravugaga ati ninshaka nzabyare no mu mwana ufite ubumuga ariko mbe mbonye umwana, ariko aza kuza kubona umwana mwiza, yego yamubaza, ariko ndibuka yashimye Imana agendesha azenguruka hafi ya retari, azenguruka apfukamye atise amaboko hejuru ari gushima Imana, avuga ati Imana niyo nzakorera, ati Imana niyo nzakorera. Nuko ariko nta mwaka washize rakarekara byibagirwa abivamo. Nyuma yaho yaje gutwita rero, yongeye gutwita, ndibuka ko anterefonye ngo umusengere, avuga ati rwose bimwe cya gihe nubwo nashinye Imana mu rusengero nyuma nkagwa, ariko ubu ndabyutse, ubu ndongeye ndabyutse rwose ngiye gukorera Imana. Twarasenze nibyo kuko aza kuza kubyara neza, aza umwana kabiri, ariko ntabwo ari byiza kwibagirwa Imana, ntabwo ari byiza gushima uwo mwanya Imana ikoze igitangaza gusa. Shima ni byiza kuko Imana ikoze igitangaza, shima Imana igushubije, ariko kandi ugume mu murimo w'Imana, ugume mu buntu bw'Imana. Amashimwe ahore mu munwa wawe. Muri ibi byarembye ngo nzahimbaza Uwiteka iminsi yose yo kubaho kwanjye, ishimwe rizahora mu kanwa kanjye. Nicyo gikwiriye rero ku bakozi b'Imana, nicyo gikwiriye ku bantu bamenye Imana. Niho rero ibintu by'uburyarya nk'ingi by'uyu mugabo, by'uyu mwami Nebukadinezari, by'ubwirasi, by'ubwibone, byo kwibagirwa vuba cyane iby'Imana yakoze, kutazirikana iby'Imana yakoze, ni ubuswa, ntabwo ari byo. Imana rero ijye idushoboza kugira ngo niba hari icyo ikoze cyiza tuyishime, ariko turi mu isi bishoboka yuko none Imana yankoreye ikintu cyiza ngashima, ariko kandi ejo wenda ntibigende neza. Bibiliya ivuga ngo mubibaho byose muhore mushima. Bivuze ngo rero tugomba gushima mu byiza, tugashima no mu bibi. Ndibuka icyo gihe rimwe Imana yize kumbwira ngo nishime Imana, ngo ninyishime, kandi icyo gihe nayo navuye mu kazi, bari banyirukanye mu kazi,
ariko nari mfite amasezerano Imana yarampaye ko igihe kizagira akazi kagahagarara. Kuko byari bisohoye rero, aho byari bisohoye mfite credit muri banke, mbona mfite n'utundi tubazo, nafite amadeni y'abandi bantu, numva rwose kubyakira birambangamiye, birangoye. Nyuma rero umuntu arambwira ati ariko gihe ndibuka kuvuga ngo nshime mu rusengero, nijye Imana yasanze impishura ko ngomba gushima Imana mu rusengero, kandi ngashima mbyatuye, nkavuga ngo ndashima Imana ko yamvanye mu kazi, kandi nkashima Imana nezerewe. Igihe nashimye Imana abantu bo mu rusengero, mvuze haleluya, abavuze ngo amen bakeya baravuze ati ubwo uriya yataye umutwe yarasaze, buriya nyine ni ibibazo byo kubura akazi byamujemo. Ariko nashimye Imana rwose, ndashima Imana, mu mpera Imana icyubahiro, mu mpera Imana amashyi n'impundu, kuko yamvanye ku kazi. Mwishime mwiha amashyi, banga kuyayiha, ariko genda nashimye Imana. Nyuma rero mbwira yuko akazi nzongera nkabona, ndetse ndibuka wabimbwiye, naramuhinyuye, ndavuga nti inywera icyayi ubundi wirire uzinde kugenda. Arambwira ati ntabwo uzambona, ubwo bihinyuye ntabwo uzambona ngo ushime Imana umbwire ko byasohoye. Kariho ko ntabwo nongeye kumubona, ariko icyo gihe numvaga bitakunda. Ariko icyo ndibuka cyane nuko Imana ambwiye ngo ninyishime n'icyo gihe. Ndayishima nyine kandi navuye mu kazi. Rero dukwiriye gushima Imana bimeze neza, twashubijwe, tunezerewe, twatabawe, akazi kabonetse, habonetse ibiryo, habonetse imigisha, twakiza indwara, twabyaye. Ariko kandi tugashima Imana twanapfushije, tugashima Imana twapfushije, tugashima Imana abarwayi bwaje, tugashima Imana akazi kabuze, tugashima Imana ubukene bwaje, tugashima Imana no mu bibazo. Apana ibintu by'uburyarya, ibintu byo kurimanganya, ukavuga ngo uzajya ushima gusa ariko bigenze neza. Wareba amagambo uyu mugambi yavuze Nebukadinezari, aravuga ngo amaze kumva inzozi zazamuhagaritse umutima, noneho yanakumva yuko ishusho y'izahabu yo ku mutwe w'uwo muntu ari ubwami bwe bukaze bukomeye, aravuga ati sawa sawa. None yiyongeje mu gukora igishushanyo gikozemo izahabu kinini cyane, ngo abantu bagiye gute, abantu ngo bakiramye. Nyamara kandi yaravuze ko Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedenego, ariko cyane cyane aho mu cya kabiri ntabwo abavuze amazina, ahubwo yavugaga Daniyeli, avuga ngo Imana yanyu niyo Mana nyamana. Noneho kwikorera cyangwa kwizerera munaniye, noneho ageze no guhatira abantu barimo uwo yabwiye ngo Imana yabo nishimwe, niyo Mana nyamana, ageze kubahatira no kubacunaguza, kubabwira ngo nimutanga igishushanyo Imana yabakiza mu maboko yanjye ni iyihe, kandi yarayizi, yaranayumvise, yanayibonye binyuze mu gusobanurwa inzozi. Imana dufashe. Dukwiriye rero kuguma ku ijambo, tukareka ibintu by'uburyarya by'ubwesikoro, ushaka kwesikoroka Imana imenya byose, ntiwayeskoroka, ntiwayibeshya, ntiwayirimanganya. Nidukomeza mu gice cya 4 ubutaha tuzareba yuko n'aya magambo yaravuze ahangaha, avuga ngo aciye iteka ngo kugira ngo umuntu uzavuga Imana y'aba bagabo nabi ngo azatemagurwe, ngo niyo bahindura icyavu. Ariko tuzabona ko yarabivuze gutya, ariko ntabwo byatumye yizera, ntabwo yayizeye rwose. Tuzabona yuko habuyeje kuza kumuviramo kubera kugenda aryarya, ashima iyo Mana, yongera ayisuzugura. Tuzabona ko igihe cyageze agahanwa. Icyo cya 4 tuzabona ko icyo cyarageze arahanwa, kwa kurimanganya kwe, bwa bwesikoro bwe. Imana iravuga iti sinayivamo. Kujya nshima warangiza ibyo nshimye uvuga ngo ni Imana nyamana, ukongera ukabirengaho, noneho Imana munyuzeho umunyafu, Imana iramuhana rwose bisobanutse. Tuzabona icyo cya 4 amara imyaka 7 yaragiye mu ishyamba. Niko bizamera ku bantu bose rero bashaka kuryarya Imana, niko bizamera ku bantu bose rero bashaka kurimanganya Imana, bashaka kwifata ku jisho, bakerekana ko rwose ko bayikunze, ko bayishimiye, kubera igitangaza bakoreye, kubera umugisha bahaye mu gahe runaka, ariko hashira igihe bakibagirwa. Niko bizamera. Ntabwo Imana izakomeza kurebera gutyo gusa, izakwihanganira 1, 2, 3, ariko igihe kimwe uzageraho iguhane kunyuzaho umunyafu. Imana dufashe rero kandi dushoboze, tugume hamwe, tugume mu guhamya Imana, tugume mu kwemera Imana, mu kwizera Imana, mu gukunda Imana no kwikorera, atari byo karime gusa by'uburyarya byo kurimanganya. Amen. Imana bamugisha rero,
igice cya gatatu numva twagisubikira ahangaha. Tuzakomeza utaha n'igice cya kane, noneho tureba inzozi zindi kandi umwami Nebukadinezari yongeye kurota Daniyeli akazisobanura. Reka rero dusenge dusoze dusenga Imana turangiza kano gace. Mana nziza, Mana nkunda, gushimiye cyane, gushimiye ko uri Imana nziza kandi kuri Imana nzima. Gushimiye yuko uri Imana yabanye n'abasogokuruza, uri Imana yabanye na Daniyeli ndetse na bagenzi be. Mu byari bikomeye bari mu nyage, wabahaye imbaraga, wabahaye ubushobozi bwo kugumya kukunambaho, bakunambaho, barakuvuga, baraguhamye mu mahanga, ndetse bemera no guhara amagara yabo. Ubwo abagabo bavuze ngo Imana bakorera irabasha kubakiza, kandi ubu nubwo itabakiza ngo ntabwo babasha gusenga ikigirwamana. Ni ubutwari bukomeye cyane bagize. Mwami rero warebye kwizera bafite, nabo ubagirira neza, ubashyigikira, utuma badapfa, badatwikwa n'umuriro, kugira ngo n'umwami yongeye gusobanukirwa yuko uri Imana ishobora byose. Dufashe muri iyi minsi yo natwe tubashije gumya mu byimbo, uturinde ibyo kurimanganya, uturinde kugushima ari uko ukoze igitangaza gusa, uturinde kuba wabashimira mu iriro, ahubwo amashimwe yawe ahora iminwa yacu. Ugize neza rero Mana yacu, rero ufashe abumvise ubutumwa bwiza, ufashe abumvise iri jambo, rero kumera nka Nebukadinezari washimaga ari uko hari icyo ukoze mu maso ye, ubundi byarangira akibagirwa. Uturinde kwibagirwa ineza yawe, uturinde kwibagirwa urukundo rwawe. Urakoze ko byumvise, wacyaye ku rugamba kandi cyaturengera. Byose mbisabye Imana nza Yesu umwami wacu, amen. Na telefoni yanjye kubashaka ku telefone, ashaka kugira icyo bansobanuza kuri izi nyigisho cyangwa se no ku bindi, MTN ni 0788 576 637. Tibona yenda gusa nayo, yenda gusa na MTN ni 0728 576 637. Imana umugisha rero. Shalom shalom.